Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Luka. Abikuzo Nyagasani. Muri icyo gihe Yezu yari muri umwe mu migi, hatunguka umuntu wamazwe n'ibibembe. Abonye Yezu yikubita imbere ye, amwinginga agira ati, Nyagasani ubishatse wankiza. Yezu arambura ikiganza amukoraho avuga ati, ndabishatse kira. Ako kanya ibibembe bye birakira. Nuko amubuza kugira uwo abibwira agira ati, ahubwo genda wiyereke umuherezabitambo kandi uture ibyo Musa yategetse abahumanuwe, maze bibabere icyemezo cy'uko wakize. Barushaho kumuvuga cyane, bituma abantu benshi bashikira kumwumva no gukizwa indwara zabo. We ariko akanyuzamo akajya ahiherereye agasenga. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Bavandimwe, Kristo Yezu akuzwe. Nk'uko nabitangiye mu ntangiriro z'igitambo cya misa mbibabwira, aya masomo matagatifu tumaze kumva araduha kugaruka ku ngingo zigera kuri 3 tuyasangamo nyine kandi zadutunga: isengesho, isukurwa n'ubuhamya. Duhereye ku isengesho niryo risaba cyangwa ryingingira ubusukurwe. Ariko mbere na mbere y'isengesho hari igituma iryo sengesho rizamuka muri muntu cyangwa se rikuzamukamo. Ni ukwemera. Ukwemera rero ni iyo mbuto yabibwe na Nyagasani muri twe, muri wowe, muri njyewe, ituma nyine nterura nkavuga isengesho, ngatura isengesho ryanjye. Bivuze ko rero ntago ari nge ufata iya mbere, ahubwo n'ubundi ni Nyagasani ufata iya mbere mu isengesho mutura. Ni hahandi kandi Nyagasani agira ati, ntago ari mwe mwantoye ninjye wabatoye, twabihuza. Ninjye wabakunze mbere, si mwe mwankunze mbere, nabyo twabihuza. Bavandimwe rero, isengesho niryo ritwingingira ubusukurwe, rikadusabira ubusukurwe. Uko urwo rukundo Yezu Kristo rero yadukunze mbere, kandi atubwira yuko ari we wadutoye, nirwo rwatumye adutora, si twe twamutoye. Urwo rukundo niryo banga tuzirikana cyane muri ibi bihe bya Noheli. Urwo rukundo rw'Imana yigize umuntu kubera abantu. Kubera ukwemera rero, uriya mubembe yateruye isengesho rye. Urugero rw'isengesho nakwita ry'ibihe byose, kandi na formule ikomeye y'isengesho twakagombye gukurikiza igihe dusenga. Yabanje agira ati, Nyagasani. Yabanje guhamya kwemera kwe agira ati, Nyagasani. Arabanza ahamya kwemera, Nyagasani ubishatse wankiza. Hanyuma ntabwo yagarukiye aho ngaho gusa. Icya kabiri yakoze ni uko yashyize ubusabe bwe mu kwirundumurira muri Nyagasani ku buryo bwuzuye. Ni ukuvuga ngo ubundi ashyira we n'ubusabe bwe mu gushaka kw'Imana. Icya gatatu yakoze, yizeye uko gushaka kw'Imana. Iyo formule rero yadufasha mu buzima bwacu bwo gutura isengesho natwe ubwacu. Kubanza kumenya uwo ugiye kubwira nde. Ngiye kubwira Nyagasani, ukabihamya, ukamuhamya, ugahamya kwemera. Hanyuma
wowe ubwawe n'icyo urimo urasaba ukabishyira mu gushaka kw'Imana. Ntibibe uko nza kuza gushaka, ahubwo bibe uko wowe Nyagasani maze guhamya uza kuza kubishaka, kuko ni wowe undeberera kandi ni nawe umenya ikinkwiriye n'icyo nkeneye unakimenya na mbere yuko nkigusaba. Icya gatatu noneho ukizera yuko icyo ubw'Imana isengesho ryawe uhituye iraza kuza kurisubiza mu buryo ubu cyangwa ubundi. Bavandimwe rero, icyakurikiyeho nuko uriya mubembe yarasukuwe. Isukurwa rero naryo ni Nyagasani urifatamo iya mbere agira ati ndabishatse kira, ndabishatse ibyo bibembe nibikuveho. Ngo ibibembe byahise bimuvaho. Bavandimwe rero, tujye tumenya kurembuza kenshi kandi cyane iyo ndabishatse ya Nyagasani, kuko ariyo itubeshejeho ikaduhindurira ubuzima bushya. Bavandimwe, twebwe tugira za ndabishatse nyinshi, zimwe na zimwe tukazihendaniramo, ariko ndabishatse ya Nyagasani niyo dukeneye kurusha uwo ari we wese n'icyo ari cyo cyose, kuko ariyo iduha kugira uruhare ku bugingo Imana Data yaduhaye kandi idushakira ku bwa Roho amazi n'amaraso. Ngubwo rero n'ubuhamya. Ndabishatse ya Nyagasani iruta izindi ndabishatse zishobora kubaho, zabayeho n'izizabaho abantu bazavuga. Ndabishatse ya Nyagasani rero niyo dukeneye kurusha kandi kuruta ibindi. Iyo ndabishatse rero ni nayo burya iduha guhamya. Ubwo buhamya ni uko dufite mwana na mwana akaba afite ubugingo, nuko ufite mwana aba afite ubugingo, naho utamufite nta bugingo aba afite, nta bugingo aba yifitemo. Ni Yohani intumwa ubitubwira mu ibaruwa ye ya mbere twumvise. Ese bavandimwe, ese koko dufite mwana? Yego, kuko twahawe umuhungu, turabizirikana muri iyi minsi ya Noheli, twahawe umuhungu, dufite mwana. Yego, turamufite. Ku bwa Roho twaramuhawe, no ku bw'amazi atwinjiza muri kamere Mana, muri batisimo. Ku ndunduro kandi ku bw'amaraso araducungura bidasubirwaho. Ubwo buzima bwe kandi ari nabwo bwacu, nibwo buhamya bwacu mu migirire, mu ngendo yacu ndetse n'indoro yacu. Bavandimwe rero, hari ibyo bintu bitatu Yohani intumwa yatubwiye bidusukura: Roho, amazi n'amaraso. Ibyo ngibyo mwana yagiye abidusukuza, mwana yagiye abitwinjizamo, bituronkera ubugingo buhoraho. Ku bwa Roho Mutagatifu mwana yarasamwe, hanyuma amaze kwigira umuntu, Imana imaze kwigira umuntu, Imana imaze kwigira umuntu ku bwa Roho, noneho ku bw'amazi natwe itwinjiza muri ubwo buzima. Igihe duhabwa batisimo, dusezerana ibigera kuri bitatu: kwanga icyaha, gukurikira Kristo no kumwamamaza. Nta buhamya burenza ubwo ngubwo. Noneho ku bw'amaraso umuntu yaracunguwe, agirwa ikiremwa gishya, kandi ahabwa imbaraga zo kurwanya icyaha yivuye inyuma. Ngubwo rero ubuhamya natwe dukwiye kwinjirana muri uyu mwaka. Ubuhamya ni ikintu cy'ingenzi cyane, tubyiteho. Nyagasani Yezu nabane namwe.